Yes, ni Karegeya Omar Pano turi kumwe none turabasuhuje tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro mukurikira hano umunsi ku munsi. Twongeye kubana na Karegeya Omar Jean Baptiste tumuha ikaze wongeye kwirirwa. Mwiriwe neza kamanze mfite akanyamuneza cyane kuri kwishimira abantu ubwitabire bw'abantu kuri channel yanjye shyashya. Ikiri cyano niko navuga ariko kamwe mu bantu nabyutse mbiganira n'umuryango rwose bati ibintu iminsi ni 5 ndabashimira cyane rwose abakora share abakora subscribe bariyongereye 500 mu cyumweru kimwe ni benshi. Hanyuma ikiganiro nacyo cyari cya introduction y'uburya abantu bihumbi icyumweru ntikirashira ntabwo kirashira. Ni byiza nibyo kwishimirwa burya nibwo umuntu ababona uko Rwanda rwagutse rumubona. Ni byiza rwose nta ibyo bifuza tuzabibagezaho uko umwanya udushoboza. Yego. Aha. Ngira ngo ni byiza nibyo kwishimira kandi koko nibyo bagomba guheraho kubera ko ubwo duherukana twarimo duhikaza abantu kuri iyi chaîne. Tunabwire abaje nonaha nabo bakore subscribe nyaboneka kugira ngo mutazayamucikwa. Ibiganiro cyangwa se amakuru ubusesenguzi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ibyo Karegeya Omar yababwiye abasezeranya nekereza ko mu gikoni birenda gushya. Yes, biri mu nzira rwose byose ntabwo mba nicaye barabimbwiye ko kuri YouTube nyine nta gusinzira bawicara ushaka icyo uzaha abantu bawe ya utabatenguha niko bimeze. So rero nk'ibisanzwe dukunze kuganira nge nawe nge ubasuhuza nitwa Jaras abari kutwumva ubwo batanzi bamenye ni Jaras ubwo naho mujya mubona Karegeya aza kudusangiza ibitekerezo kuri Jaras Official TV. Niyo mpamvu na hano tuba turi kumwe so ni umuryango tuba tugira ngo twungurane ibitekerezo. Itangazamakuru ndekereza ko uburyo bwiza bwo kurikora ntabwo ari ukurikora wenyine kurikorana n'abandi kurikora wenyine urumva amakuru ni bien public amakuru na ya rubanda. Yego ntago rero ari yo kugenda ngo wigunga agashara kawe wakigungana kuko naka wenyine ariko amakuru abaraya rubanda yakura muri rubanda ukayatunganya ukayasubiza rubanda. So rero ntabwo byaba ubyihererane oya nta mpamvu nibyo nkunda kubabwira nubwo nashinze channel yanjye ntabwo bizambuza kujya kuyandi parce que ibyo mvuga ushobora gusanga hari abari kuri Jarasi abakunda Jarasi bakahansanga n'ahandi ngiye mbifata nkaho ari bien public ni umutungo wa rubanda. Amakuru ni umutungo wa rubanda nibo dukorera nta kindi rero ntabwo bizavuga ngo nzahera iwanjye oya wosinge uwo ntabwo ari nge ni ibyo ngibyo kabisa. Hanyuma twanzika tuninjira mu kiganiro nyirizina uyu munsi nifuje ko tuganira kuri sije zigera nko muri 3. Hari urubanza rwa Karasira rwongeye kuburanishwa niko navuga nubwo bwose imiterere y'iburana mu rubanza rwa Karasira idasanzwe ntiwavuga ngo rwaburanishijwe ntiwamenye uko biba byagenze. Ubwo ndagira ngo tuze kubigarukaho ndagira ngo tuze kugaruka kandi kuri uyu munyamakuru Ngoboka rwose numvise abaturage bamutangira ubuhamya bati nyamara ntabwo uryo yafashwemo agakubitwa inki umva ari ibintu binini ndavuga ni umwuga wacu ntabwo mugenzi wacu ibimubaho byaba no kuwundi muri twe. Ariko kandi nabonye Ububirigi bwanze Ambasaderi Ububirigi bwanze Ambasaderi bitishwi. Yego Ambasaderi wari ukubutse kuba yaravuye muri Kongo akaba agiye mu Ububirigi sinzi niba ari Kongo mbirigi gikomeje uraza kutubwira. No gutera imetero kubera ko buriya nibyo njya mvuga nti kuba mukuru nabyo ari icyo bivuga. Hari ibyo ubuzi no mu mateka ureba ibihita ukamenya. So rero ubwo nibyo bigira nko muri ibyo numva twaganiraho kugeza isaha izo zirahagije ariko reka mpere kuri iki cya Karasira Aimable n'ubundi waburanye ku munsi w'ejo. Yego Karasira Aimable araburanye ariko kandi Karasira Aimable nubwo aburana cyangwa aburanishwa imiterere y'urubanza rwe ntisanzwe. Bien sûr ntisanzwe d'abord cyambere aburanira mu gace adafungiyemo aburanira Nyanza afungiye Mageragere. Cya kabiri aburana bivugwa ko abaganga bagaragaza ko atari muzima. Icya gatatu
icya gatatu cyagaragaye mu rubanza rwe ni umuganga witwa Mudenge Charles uri mu bagiye kumushinja muri ribu hanyuma noneho akajya no mu baganga bajya kumusuzuma yes nubwo umushinjacyaha yavuze ngo itegeko ntiribibuza burya amategeko nyine nayagira ibyayo ariko rojikoma umuntu wagushinje hasi none akajya gusuzuma tuvuga ngo ibyo yavuze muri ribu niba ari ukuri ubushakashatsi yakora bwaba ubwo gukonfirima ibyo yavuze muri ribu ntabwo ashobora guhabanya ntabwo yatanga resulta zihabanye n'ibyo yavugiye muri ribu kwivuguruza yes niba yaravuze ko muri ribu Karasira muzima yakoze ibyaha ibintu nk'ibyo n'isuzuma rye ryaza rigaragaza bya bintu navuze muri ribu nibyo niyo mpamvu raporo y'abaganga barimo batatu barimo n'uwo Charles Mudenge yavugaga ngo afite uburwayi bwo mutwe ariko ntibyamubuza kuryozwa ibyaha yego mu gihe ntuza bashyiramo kuroza ivuga ngo ntiyatakaje ubushobozi bwo gutekereza neza bitandukanye na raporo ya ntuza ya muremangingo Arthur iyo yavugaga ko afite uburwayi Karasira yashimiye cyane no mu rukiko nari ku rukiko rwarayanze kuba ko yakozwe n'umuganga umwe rwari rwarasabye abarenze umwe none muri abandi barenze umwe bashyiramo uwo wamushinje buri mvuga ngo iriya ya gatatu yababutoyi ni butoto yego iyo hatabamo Mudenge yo byari kuba yuzuye yego kuko Karasira ntabwo yari kwihaka ikinengwa n'uwo muntu icyo n'abamwunganira bakemanga ariko byagorana ni nkuko wabuburana n'umuntu uvuga ko wenda yakugurije amafaranga cyangwa se mwahanye rambere noneho bajya kugira uwo muntu niwe wenda muburana cyangwa se yatanze ubuhamya ko wagujije noneho akazajya no mu bajya kuverifiya konte yawe cyaba ari ikibazo ntabwo mu buzima busanzwe mu buzima mu bihe bisanzwe sinzi ntuzabandi ya rwema mu buzima busanzwe ntabwo byashoboka umuntu wagushinje kuri ribu ntabwo yagira cyangwa se da umudogiteri arakugonze none ni nawe ukuri kukuvura ibintu urabyumva wowe cyangwa aragukubise akajya no kugupfuka kandi yagukubise abishaka reka twikomereze naho ubundi aho wenda ni kuri ku kijyanye n'ubundi na raporo kiri mu byanatinzweho muri iri buranisha kiri mu byo nabibuze kugaruka ariko hari ibintu byinshi cyane byaranze iri buranisha birimo kuba Karasira bitunguranye yarasabye ko yakorerwa ngo etanazi mu makuru nge numvise yavugaga etanazi ni uguhura ni nko kuvuga ngo munyice vuba ndimo ndapfura ubuzo muhura ako numvise yavuze ngo sinaje kuburana naje kuraga ni nko kuvuga ngo nta cyizere cy'ubuzima bw'ejo afite kuza ku rukiko niho kuza kuraga ni nko kuvuga ngo ntiyizeye kuzabaho avuga ati rero ndimo ndaraga ahubwo mungirire vuba mu nyuzi y'ibusamo ibyo rero aho ngaho biba byageze ku kwiheba birenze kuko iyo utagifite essence y'ubuzima udafite icyanga utumva icyanga cy'ubuzima uyumve ko iminsi ikiriho ishobora kuba myiza kurushaho byaba ari ikibazo ariko nashimye umushinjacyaha mu rubanza rwe wavuze ati nubwo yavuze ati Karasira ni muzima yari umwarimu muri kaminuza ati n'ubu umuhaye isomo yaryigisha aho rero ukibaza ngo hari ubwo ahubwo kuri icyo kintu ni naho nashakaga ko ushungura kuko icyo kintu cyo numvise kirimo akantu kirimo karugondi ihene Karasira yakibajijwe umucamanza amaze ati ko uvuga ko ufite uburwayi ni nyine uravuga uburwayi bwatangiye 2003 kandi wari umwarimu muri kaminuza Karasira mu gusubiza ati n'ubu ndacyari capable yo kuba umwarimu n'ubu nsohotsa nagenda nkigisha ntaho bihuriye n'ibibazo nagize aka kantu yashyizemo nge numvise gasa nk'akamukirishamo ikashyiramo Karasira se oya reka tugire erega uburwayi bwo mutwe nuko sinzi impamvu mu Rwanda ntago babiha agaciro buriya ariko uburwayi bwo mutwe ntago ari cyambere s'indwara yandura ariko iba provoke yego iba provoke ubuzima bwo mutwe buba provoke ari nacyo rewe Karasira
ejo yavugaga ati nariciwe n'umuvandimwe wanjye nawe umurwayi wanasigaranye ababyeyi ntabo mfite nakunze kubivuga kuko Karasira ndamuzi mu busore akiri kaminuza akitangira yiga peremu ndamuzi ariko nibyo uko yarabayeho muri 1999 komsa bo ibibazo yari abifite ariko environnement twari turimo yo kuba wiga kaminuza amasomo ukayabasha ugakina ubana n'abajene ntawe kwibutsa ibyaryari ka buruse kagatinda ari kurarya uraryama ntawe kwishyuza nta stress byari biryamye muri comfort zone yes abantu twese bityo turabigira hari ibintu bufite muri wowe biryamye yego hanyuma arangije kaminuza kubera kuyitsinda neza arakomeza ariga ahinduka umwarimu muri kaminuza aba umukozi wa leta biraryama bikomeza biryamye ariko imbarutso perte d'emploi icyo kintu nakivuze muranyivuga perte d'emploi na perte de congé biri mu bintu bitera depression none wowe si no kuvuga ngo ni depression ivutse arayisangana yari iryamye kubera environnement arimo wibaniraga n'abanyeshuri kaminuza wayigaga nta kibazo ageze muri kaminuza ari kuyigisha akigisha nta munyeshuri umusuzugura nta mwarimu umutikurira ibyo byose ubwo buzima bugatuma bya bindi bimurimo bikomeza kuryama hanyuma agiye kuri social media no mu itangazamakuru ngira ngo akantu akabaye imbarutso ni ukuvuga ngo yavuze ngo sinabyara cyangwa ko sinashakana n'umunyarwandakazi ibintu nk'ibyo amaraso ibintu nk'ibyo ibyo nibyo byatumye hakurikiraho abantu bajya bakurikira amateka yavubanye ejo bundi hanyuma haza tweet ebyiri imwe iti nako zose zihuriza kuvuga ngo uwo muntu utabyarira u Rwanda arurerera te hari z'abantu banini unfortunately bamwirukanishije ku kazi niko nge mbivuga batagakora bafite ibindi bakora ibyakabaye birijitifiye ari nko kuvuga ati uriya muntu anyirukanishije ngo asimbure abo bombi nta wamusimbura nta n'ufite umwana wamusimbura kuri urwo rwego ntago tuzi niba hari undi bashakiraga akazi wasimbura Karasira nyuma y'izo tweet ebyiri tujye tuvugisha ukuri nibwo Karasira byatangiye kuzamba kaminuza ijya mu madosiye ye bagenda babareba ibyaha mubwira ko turabigendana amakosa ayo mu kazi yo ni menshi cyane amakosa yo mu kazi ni menshi ahoraho yes icyo kintu bwacyo kirongera kiramutokoza noneho kaminuza iramwirukanye abaye umushomeri agiye gutungwa n'isi agiye mu muhanda niko nabivuga babyumva bya bintu noneho bibona kubyuka cyane buriya ari umwavoka ari umushinjacyaha ari umucamanza uwo nibagiwe mu rukiko ari urimo ninde umwavoka umushinjacyaha umucamanza n'undi wese watakaza akazi muri ubwo buryo ataruvuga ngo uri incompetent kakunaniye cyangwa se wakishe wagasibye ariko kubera tweet ebyiri kuba ko wavuze ibyo wiyumviye uwatakaza akazi umunyamakuru rega Lorenzo ntiyagiye kubera izo condition ndashaka kuvuga ngo abo bantu bose uwatakaza akazi muri ubwo buryo zasota ya deprima noneho wenda yaba asanzwe yikomeza afite n'abamuri iruhande ufite umugore na murumukuru wawe na murumuna wawe ufite famiye nawe usanzwe urekiribure bakugumana bakakwimana bakanga ko zisota kurushaho bakakuganiriza cyangwa bakagushakira kandi kazi we ntawe ukamushakira noneho we n'undi muntu wese usanzwe ari normal icyo kintu kikubayeho ugatakaza akazi kubera ibyo wavuze hakagira ubitwitinga abivugaho ugatakaza akazi muri ubwo buryo zasota wibaza byinshi noneho zasose hari ibindi yari yarabitse bidakomoka ku mikorere mibi ntiyibye amanota ntiyasabye ruswa ntiyakerewe isomo ntiyasumuswa ibyo bintu yari yuje condition kuba umwarimu wa kaminuza imyaka n'imyaka ariko bigeze kuvuga ko ari manza barigeze kumwohereza kwiga kabyanga ako ko muri kaminuza manza byitwa ikosa good noneho we byari bisanzwe hari ibindi yari yarabitse biba birazamutse nta muntu afite umugira inama aba muri ghetto sibyo ari ibana abarimu bakoranaga bamusuraga bati umuntu yabaye undi bundi nabyumva inama ndamwibuka muri corona twigeze gura muri kakabari ko kuri media kuri RMC ka Samugodi mu gikari asa naho iyo environment ariyo asa naho yibonagamo yonyine hanyuma bigenda
bigenda bikura ariko gutakaza akazi kuri ubwo buryo ntawe bitababaza noneho ugatakaje we rero icyo arusha abandi navuga ku muntu normal ugatakaza wahangayika kandi ukaba deprime ariko we noneho agatakaje muri ubwo buryo azize icyo yavuze kandi noneho afite ibyo yarabitse kubura gupfusha ababyeyi n'abavandimwe birazamuka icya kabiri asanzwe yarasanzwe hari ibyo yari afite bigomba kubyuka icya kabiri aribana nta environnement afite donc abantu nugurira mu kabari ubundi agataha akarara muri bya bindi bye babyumva nta muntu afite iruhande nta muntu babana nta mwana nta mugore nta muvandimwe nta mubyeyi nta mukorega nta handi hantu afite yarekura ibyo bintu kuko ubuzima bwo mu mutwe buvurwa na dialogue écoute active kuganira n'abantu nta wigeze abona umuganiriza kuri ibyo bintu ngo bigabanyirizwe ubukana yaragiye arigunga depression ni kwigunga nyine none usanzwe uba wenyine kuko burya iyo ubana n'umuntu solution iba kujya kuri kamera ufite uwo mwashakanye cyangwa abana bakabona wahindutse uri imyoza buri kanya uri mu buriri ntuva kuri telefone buri kanya ukimyoza wajya hari igihe byimanifesta ukabona ugiye kwambara ukambara amasogisi adasa ukambara inkweto zitangana ukambara umwenda uwuhindurije abakuri iruhande iyo bagenda babona ibyo cyangwa ukabyo udakora byo abakuri iruhande babona ko wahindutse batangiye ariko n'ibiki byabaye umuntu akakwegeza ati kumbona wagenza utya cya kabiri noneho iyo wageze muri ibyo aba no kwiyahuza ibiyobyabwenge inzoga nyinshi ukatangira kurenza ibyo aho kugira ngo wongere ibiryo na ji ugasanga amacupa atatu bamwe ukongera umusemburo kugira ngo urwana ngo no kubona ibitotsi si ibyo byose rero ntago yigeze agira umuntu umuba hafi muri urwo rugamba ukinjira muri yasi yo kugenda no muvugisha so rero birangira noneho muri kwa gutungwa n'isi na social media yari yagezeho na cyagi yacanoye ntibari yigiye kumutunga ahishyiraho content iri controversial iri paradoxal abantu batumva kimwe harimo ibyo biriya byose byinshi naho byagiye bituruka agirwa inama biranga hari naho yavugaga yashimira ari bati iyo ngezeyo baranyakira bakangaburira bakama amazi bakananyura bakambwira ngo mu byo uvuga uzavuga ibindi ariko ikijyanye na jenoside yakorewe abatutsi ukibagirwa bakamucyura bakamugeza mu rugo ni nko kuvuga ati nugaruka rimwe ubwa gatatu ntuzataha akagenda agakora ikiganiro yagera hagati kandi ibi bintu ribu yarabimbujije urabyumva akatima kakaza yamaze kubivuga birangira rero nyine afashwe iriya inzira imugejeje i Nyanza ayigera maryo so rero uburwayi nibyo byo kuvuga ngo ejo bundi yaravuze ngo singe muntu wa mbere usaze ngo u Rwanda rwayowe n'umwami warwaye amakaburo mazimaka yuyi mazimaka wa gatatu avuga kuntu mazimaka yanisha umuhungu we ngira ngo narujugira yarahatswe yaravuze ngo yari umusizi nanjye ndi umusizi ngo yari umusazi nanjye ndi umusazi ati nanjye kandi ati yari mwiza kandi nanjye uburanga kandi ati nanjye mbere nari keza Karasira oya usibye yavuze ngo ni iminkanya yaravanye muri yakura akomora muri gereza Karasira yari mwiza vuba ngo nari keza yavuze ngo nari keza afite n'umusatsi kandi uruhara ruranamubera yavuze ngo nari keza yagiraga n'ubwanwa bwiza urabyumva asubira muri ibyo biriya nabyo n'ubundi urwaye kuza avuga ati nje kuraga uburyo yitwara no mu rukiko no kugarura ibyo ngibyo ayo mateka kuvuga kuri mazimaka byose it's part of nuza ya pathologie nabwo ni uburwayi so ubwo rero urumva no kujya muremangingo amusuzumira indera akora raporo barayanga hanyuma bakora indi kipe yo kumusuzuma abaganga batatu bo bamusanga muri gereza barimo n'umuntu wamushinje nacyo yarakivuze nese urumva yaravuze ati ntabwo baje ngo bansuzume ati ahubwo baraje duterana amagambo gaho so urumva rero izo situation zose ku muntu ufite ikibazo cyo mu mutwe zigenda ziyagarava ntabwo uburwayi bwo mu mutwe ntabwo bukizwa n'ibinini
ejo bundi nabonye itangazo Karayesi rivuga ngo ntibagapfobye imiti batanga ibi ngo bayita ibishinge ni inshinge ni imiti isanzwe ariko ntabwo ku buzima bwo mu mutwe iriya yo ibihagije kuganira nicyo cyambere kwereka urukundo affection urumva passion compassion ukamwereka ko muri kumwe za doze nizo kugira ngo abone agatotsi naho ubundi ibi bikizwa n'icyo gihano environnement mushize muri environnement uruzi nka buriya Karasira kaminuza ikimara kumurekura y'u Rwanda yahita abona indi murekipera ntabwo bageze hariya ntabwo yarageze hariya ariko yaragine kaminuza yari muri kuye abantu bamwe baramutinya kuko mu Rwanda ho nyine yo habaye umutubazo nk'utwo n'uwari inshutara uramubura oya icyo Mike Karangwa tuganira nawe ni umunyamakuru mugenzi wacu yarambwiye ati nicyo kintu niryo somo nakuye muri ibi bintu byo gufungwa kw'abantu bazwi banini ati na wa muntu ati cyane baragukwepa rwose nanjye buriya kera ni uribuka YouTube nyijyaho bwa mbere najyaga kuri channel ya Atanze Rio Talk channel ariko abantu bashitse ukasanga wera duhure nk'ahantu muri hoteli mukagura kambata ati urumva ntabwo ufite iyo wicaranye mu kiganiro na Atanze ntabwo si bisanzwe se urumva ibintu nk'ibyo rero urumva nuko nyine nifitemo gukomera kuringaniye kuko dimwe ngewe ni at least mfite environnement ibibazo ushobora kubigira bitangana n'ibya Karasira ariko mfite uwo twashakanye mfite abana bakuru mfite abavandimwe mfite baramubanye ngewe ntabwo byagera kuri urwo rwego ariko we rero urumva nta bitunguranye byabaye mu rukiko nta bitunguranye byabaye mu rukiko ariko iyo umuntu atangiye kukubwira ngo nje kuraga mu nkorere tanazi nakwiyahura abacamanza bamwibutsa bati burana ku cyahuregwa ati wibuke ko ukiri umwere bakomeza bamuhumuriza watareka ati nararangiye ati ahubwo nimungirire vuba ndataha kure urumva ibyo byose rero ni ibimenyetso by'uko nyine iyo ugeze ku rwego wumva ubuzima wabwanze bibabaje umuntu nkuriya rero kameme wari ufitiye n'igihugu akamaro wari umwarimu ngiye nibaza amonavi abantu babibona uko bashaka buri wese yagira uko abyumva ngerera jambo numvaga zitakwirukanisha umwarimu muri kaminuza ririya ryo kuvuga ngo sinashaka ntibisanzwe samahitamo yese kuko ibindi byose byaturutsaho ibintu byatangiye gukara nyuma yaho yirukaniye kaminuza noneho yakwimagine igitumye yirukanwa nacyo agasanga kidafatika naho byatangiriye so urumva rero gitera oya Karasira yagize igihe cyo kuba adafite abantu ngenda bizi kuko muzi nanjye ku gisata cya showbiz ari professor Niga nabari abaganga bajya kumusuzuma iyo bamurekipera akirukanwa ntabwo aba yarageze hariya reka ne gutinda cyane kuri no issue ya Karasira ahubwo nge no kuri iyi kana ari navuze ya Ngoboka umunyamakuru kugira ngo tuze guhina nayo ugira icyo tubwira kuko yo ni ikintu cyata ku mwuga nika mbivuge gutyo ni ishyano mu mwuga wacu buriya iyo batangiye gukubita abanyempara abanyamasoso murahunga niko bimeze ababura gato urakoze cyane Ngoboka ni umunyamakuru umaze n'igihe wakoze mu bitangazamakuru byinshi wakoreraga Umuseke ngira ngo n'umuryango washobora kuba yawuhaga inkuru amaze igihe kirekire mu burengerazuba cyane cyane akarere ka Karongi kandi Karongi nabyo ndaza kubigarukaho uko byatangiye Karongi natwe tuyandikaho ariko tuyandikaho turi i Kigali ngo ndaza kureba kujya n'inama ku banyamakuru bakorera muri miliyeri rare hanyuma rero Ngoboka ibyabaye bamujyanye mu nzererezi aho bita ngo ni Tongati sinibuka niba amasako ari uko ameze soma Tongati ariko numvise abahari ya Karongi bavuga Tongati uko byagenze ngo byari saa 9 z'amanywa ngo haba umukwabo PR yabyise umukwabo ndabase umukwabo wari upanze ngo w'inzego saa 9 ngo mu kabari k'umukecuru bita Fandi niba umugore hanyuma abaturage ariko numvise ngo bamusangamo ariko abaturage bavuze ko we yazanywemo ubwo ni PR Deusi nta kirutimana niwe wambwiye kuri telefone by the way ntabwo yari yambwiye kubitangaza ariko namubwiye nti ntabwo waje gusaba umugeni iyo uvugana n'umunyamakuru ubu muhimu naramubwiye nari sonatibe kuri PC motel nibwo yampamagaye ndamubwiye ni please nta muntu umpamagara
atama amakuru ibiri muri nge byose ni amakuru ya rubanda. Yego. Arambwira ati habaye umukwabu hitwa kwa Fande niwe ugurisha ibiyobyabwenge niwe ugurisha abakobwa urabyumva ati rero bamusanzemo mbifata gutyo. Ejo mbona video kuri Kofito kuri channel ya Kofi Eric Kofi iriho abakecuru abantu batanga ubuhamya bavuga ukuntu ngo yinjizwaga mu muntu. Donc bamusanze ku muhanda uko bavugaga bari ababyeyi babivuga uwo mukwabu warabaye. Ariko utangiye gufata abakobwa harimo akagaragara nk'agatujuje imyaka cyangwa kakiri gatoya tuvuga abakobwa bicuruza ahari nibo bashakaga babafashe ngoboka avuga ijambo risa naho rica intege inzego en faveur y'abafashwe. So niba urumva ni urwego ruri muri operation yarabwiye ati abo bana murabahora iki bise bundi urabizi kandi inzego nizo mu cyaro zo ziba zinakaze kurusha izi Kigali. Basi baba nawe baramuzanye bashaka kunaga muri kakabari kurwagwa ko kwa Fandi kandi atahoza kanyweramo. Abakecuru bavuga ko atanywa n'urwagwa ashobora kuba yanyweye ikindi kintu kandi atanywereye aho none akavuga kuko burya nicyo nkunda kuvuga cya burya n'inzego ibintu turi ibibazo turi kumva mu Bufaransa ku nzego z'umutekano. Ubundi inzego z'umutekano kuba wambaye umwenda wa leta ufite n'igikoresho kidasanzwe kiriya kitarekura amashaza donc kirikura igiturika kikarangiza umuntu. Hari urwego rw'imyumvire akagombye kubamo kubasha kwanaliza station y'umuntu muri kuvugana niba ngoboka confidence z'umunyamakuru ashobora kuzigira umunyamakuru ukorera mu cyaro abaturage bumva izo banza wumve ko umuntu yifitemo confidence wongere wumve ko yaba yasomye. So guhita kuba yavuga ngo abo bana murabashakaho iki ubundi iyo uvuze gutyo uhita wiruka ntabwo baba bakikwirukaho. Ariko kubivuga nk'umunyamakuru yagumyaho hanyuma baraterura bazana muri kakabari kugira ngo babone ko donc bavuge ko nawe bamusanze kandi hari kumanywa nuko no kubanza na Karongi n'izo nzego tukamenya ngo ese ako kabari nikemewe kuko umukwabu ntabwo barengeje amasaha. Wenda Karongi yashyize amasaha yo gukingura bakayarenza. Oya ariko ndumva wenda kuba harimo iyo rezo yo kuba ibiyobyabwenge bicururizwa muri ako kabari icyo cyo twacyumva uwo mukwabu ushobora ariko baraterura bamunagamo icyo bari abakecuru abaturage bo bakivuze bari abakecuru ntago babivuga harimo n'uwavuze ati nge sindi umugore ngo yandongora ndavugisha ukuri. Hari n'uwavugaga akajya bazaho ku ruhande ngo haryagwe urumva baraterura banaga hahandi muri kakabari k'ibyo byose. Hanyuma ngo ashatse kuvuga bamukubita bose bagiraga inshyi zinuza ngo ebyiri gutyo ngo zo guhuza. Abantu bagaragaye muri video ya Kofi bose icyo kintu bagihurijeho bamukubise aricyo bita recto verso ugira utya ukagira gutya. Ariko izo sinzi ukuntu babyita umuntu yabyita nk'ikira ni nka garafeze bamuteye mu matwi yombi urwumvira mu bwonko. Arababwira bamwe bakavuga ati yahise avuga ati ko Kagame yabaduhaye kutuyobora yabaduhaye kuya mu duhohotere. Urumva iryo vogonyo rikomeza ku nzego z'umutekano burya nabyo ari ukubyitondera ariko nazo zagomba kureba ngo we ari mu yihe eta. Ikintu numva hari case mu mategeko nkunda kubona abantu bajya bakurikiranwaho ngo kugerageza kurwanya inzego z'umutekano. Ntabwo yazirwanyije ariko yazirwanyije mu magambo. Icyo numva we yofensinze inzego yazirwanyije mu magambo kandi ntabwo ari kuzwa kubaza ngo abo bana murabahora iki cyangwa murabajyana he. Bishingiye kuri ibyo bintu wari uvuze confidence yo kumunyamakuru confidence no kuba yaba yasomye no kuba yasomye kandi noneho ahantu nawe yidistenga niba ari umunyamakuru umwe. Yes okay kugira ngo rero twihutishe birangira bamujyanye n'abandi basore basigangwa abagore. By the way Karongi ubutumwa bubagereho hari umubyeyi wavuze ko hagiyemo umwana w'imyaka 13 n'uw'imyaka 8 abo bana ntabwo bemerewe kujya muri transit center. Byumvikanira aha komisiyo y'umwe y'uburenganzira bwa muntu ibyumve niba uriya mugore yaravuze ibitari byo baze cyangwa se hagire donc komisiyo yohereza umuntu ibaze niba abo bana bari muri iyo transit center. Ibyo ni amakosa iyo survey ikorwe ibyo ni amakosa. Ariko ndabizi ko erega uturere two mu cyaro tugira yindi guverinance reka na avance okay birengagiza byinshi ndabizi na hano na za Kamonyi bijya bibaho na Kinigi ngeze kubasangamo kandi baba bavangavanze icyumba cy'abagabo icy'abakobwa
icy'abagore ariko ni hari amahugurwa nanjye rigeze kujyamo za Nyaruguru ya profane nabwo dusanga abana barimo Kinigi nigiriyeyo icyumba cy'abagabo n'icy'abagore nuvuga ngo abagabo harimo uw'imyaka 60 n'akana ka 11 oya ntago ari byo urumva bose bicaye amaguru mu yandi so ibyo ntago ari byo dabora so gukora akazi neza ntago bivuga kwica amategeko abari abana ntago banywaga n'inzoga cyo gukora bari gutwara nyirakabari wenda ko aha abana inzoga nibo basanze good hanyuma rero inama kuri ngoboka yego dufite abanyamakuru bakorera mu cyaro benshi discipline y'umunyamakuru ukorera mu cyaro itandukanye n'iyo ukorera mu mujyi yego kuko ubundi mu cyaro abanyamakuru mu cyaro benshi baba no ku magrupe y'abakozi bakorera n'inzego bakajya baganira ku nkuru zigomba gusohoka ntujye ruhande wabonye ko abo mu majyepfo batabanaremeye baremeye umuturage muri gahunda ya gira inka nabo bagiyemo nk'abandi si byose hari ahantu nigeze kujya mu matora ya perezida turi mu matora ya perezida 2017 i Nyagatare umuhungu atuga ati mujye mubanza muvunyishe kwa vice meya ushinzwe amakuru uwo ni umunyamakuru hamaze igihe ingoma muri Nyagatare zimaze kumuhindukiraho nka gatanu watahava ubwo ni vice meya ushinzwe amakuru ni yatuga ati nje ndi vice meya ushinzwe amakuru yari yambaye n'ijire urubyumva bishatse kuvuga ngo niba hakoze imyaka 10 irenga abameya bagahinduka wakahaguma afite uko yitwara sibyo nabandi bamuhiziyerize mu majyepfo w'umuseke nta kibazo ajya agirana n'ubuyobozi so nuvuga ngo bishaka kuvuga iki rero akarere iriya ni guverinoma locale yego guverinoma locale igizwe n'abantuza abaministre batatu igitifu gutramwita ubwo ni nka ministre w'intebe bigira ngo simbizi ahari cyangwa se we akaba ari nka PS se yes iyo ni guverinoma locale igakoresha inzego yego bitandukanye ni Kigali Kigali dufite ministeri zirenga 20 abaministre bakishobora kuba bagera muri 30 nkozi nkuru kuri minefra ishobora no kuzarinda iva hewani Dr. Nesa atabimenye ko ari Karegeya wayanditse rwose inkozi nkuru kuri minisante Dr. Sabashobora no kuba tabizi yego donc kubera ko muri Kigali tuhari turi abanyamakuru benshi ariko natwe tuvuga kuri byinshi umujyi wa Kigali akarere ka Gasabo Kicukiro Nyarugenge ministeri zinyuranye abari mu ntara abari bake kandi noneho barebwa n'abake ariko bafite imbaraga ariko bahoza hijisho yego nyine so rero ngoboka icyo yagomba gukora yagomba kumera nk'abo ngabo nk'uwo ni service meya ushinzwe amakuru cyangwa se umuntu wabo superfe mu majyepfo akaba umuntu wabo no inkuru nyinshi rero nihutisha nyinshi zaba zaratumye adasa nk'umuntu wabo ko ariyo radio Isangano nta munyamakuru Isangano wari wagira ikibazo ngoboka we rero ko gukorera ibitangazamakuru byigenga radio communautaire noneho ngoboka agakora inkuru Karongi nanjye ndazikora Karongi yego ariko ntabwo banzi yes nka case y'abakozi bane bigeze kwirukanwa bakajya mu nkiko birukanwe kubera ko amadosiye yabo muri Rariga bakorewe ibizamini auditeur yaragiye arayabura na komisiyo y'umurimo irayabura tugiye kureba nkora inkuru sanga Rariga yarabandikiye ngo iminsi igenwa n'itegeko yo kubika impapuro z'abakandida banyu yararenze tugiye kuzishyingura Karongi iricecekera umva Karongi imodoka ifite n'abakozi ifite ntago babuze umuntu uza imasaka kuri Rariga ngo barotire impapuro z'abo bantu hanyuma bigeze mu nteko inteko isaba Minaroke kubwira Karongi kwirukana abo bakozi kuko nta pièce zigaragaza ko bakoze ikizami yego ariko ikizami baragikoze impapuro zihera muri Rariga bagiye kubaza muri Rariga baravuga ati twarazishyinguye gushyingura niba ari ugutwika niba ari ukubika mu yindi archive baravuga ati itegeko rivuga ko zitarenza amezi autant iyo nkuru nayikozeho yarimo n'umunyeshuri wanjye by the way n'umwavoka waburana ndamuzi baraburana bemera kubasubiza mu kazi ariko icyo kubahemba amezi batagize nimanza aricyo cyabanje kuri ikibazo birangira numvise ngoboka ubu promo bavuga ko byageze muri miliyoni 18 kubera ikosa ryo kutajya kuri Rariga Fredo Bisyo zo guha umukozi ujya kuzana impapuro ntizari zabuze muri Karongi ubwo iyo nge narayikoze ntacyo nabaye ariko wasanga ngoboka we yarayikoze akaba ariyo bakwita gatoki ku kandi akurikiraho iki nicyo kintu ubwo ndikumva ikintu kindi uvuzeho kuba ngoboka akorera ahantu anahaba agakora inkuru zitumvikanyweho yego niko nabivuga kuko gukorera mu ntara bisaba ngo mwumvikane
akubita iyo ni inkuru ya mbere. Hari izindi z'umuseke aho umugore wo mu kabari yishe umwarimu, izo zose niba bashaka ko zisohoka nyinshi cyane. Noneho hari indi kesi yavuze kuri video kwa Kofi. Kesi nayo nayikozeho kuko biri muri raporo Auditeur General. Umuntu rwiyemezamirimo wubatse ibitaro bya Karongi yarengeje iminsi bamuca amande y'ubukererwe ya $154 uko amategeko abiteganya. Hanyuma uwo mugabo byitwa Rubare Josias kuko ni raporo nanjye narabyisomeye nanjye nabikozeho inkuru. Noneho mu kunegosia ubwo kandi vice maire affaires sociales icyo gihe ngo yarashinzwe akanama k'amasoko. Ubwo ndabivuga ngiye narabyanditse ibyo sinari mbizi ariko ngo bukabyandika ako abivuga ako agashyiramo. Rubare aca muri humye avuga ati bukererwe mu bubarire kuri dawo document basumeta. Yego. Yari irimo ko azajya akora iminsi 5 mu cyumweru. Hanyuma kontra y'akazi yari irimo ko azajya akora iminsi 7 mu cyumweru. Ubwo no kuvuga ngo ubukererwe bushingiye kuri kontra y'akazi ni iminsi myinshi. Yego. Ariko wayivunjamo ko wayivunja muri dawo ari 5 ikaba mikeya. Birangira ngo yishyuye $11 muri 154. Auditeur arabibona. Ndacyakomeza. Ngewe inkuru nayibonye nyuma Auditeur avuga ngo bari bavuze ko abakozi bagize uruhare muri ibi bintu nka 3 bagomba kwishyuza $154. Nge nakoze inkuru mvuga ngo kuko Auditeur yari yasubiyeyo asanga za miliyoni nta nimwe iraza. Kuko ari n'umukozi wo kwa Auditeur General nabimorije hariya ku biro byabo ndavuga nti ko Karongi bimeze bitekera ngo rega ngo wasanga nta nayo bariye. Ntago mwibuka niba ari we waje kuko hari Kirobadia niba ari waje kuba umuyobozi mukuru niba ari umukozi ntago byibuka neza. Ana amahire mureke. Okay oya kamuhire oya ntago mbizi ntago ari namahire mwihorere uwo muntu ntago mwibuka. Arambwira ati bashobora kuba tarara na yariye ariko koko ntayo bariye. Icyabaye kuko ko ntarinzi ni uguvuga ngo tumuca amande tugendeye kuri dawo aho guca amande tugendeye kuri kontra. Bivuze ngo abo bantu ntayo bariye. Ariko bimaze kugira none nyuma Rubaraca muri humye abasaba gukora reception temporaire na definitive provisoire na definitive. Birangira iminsi iteganywa irangiye bagiye kubaza bati no rese bitaro nimwabyakiriye ubwo ibijyanye nabyo byose byararangiye. Nuko ikosa ryafashe babakozi bakishizwa izo $154 batarazifashe ariko harabayemo icyo kintu cyo kugendera kuri kontra aho kugendera kuri ubu rero ngo bakende kuri dawo. Ibyo rero ngoboka nibyo yasobanuraga kuri video yo kwa Kofi imaze ibyumweru 3 n'izindi nkuru za mbere zazindi nakubwiye. Ubwo simvuze ibindi Auditeur General agaragaza muri Karongi. Ikintu numvise cyo muri zino ngiro zose duhaye ngoboka yakoraga inkuru zi sensitive. Yes. Ngewe bayobozi par rapport ya Auditeur General nazikoraga ndi hano Karongi ntago banze cyo kora harimo umuvisi meya wahoze ayobora hano ugeze gushaka ko tubonana ariko birananirana nyuma tuza kubonana turi mu bindi bya transparency ibintu nk'ibyo. Donc urumva muri raporo Auditeur General bavugamo abakozi bagiye bajya mu kazi bitemewe bakavugamo za cross border market zidakora zagiye ahantu habi. Ibyo byose nka ngo bukuhari rero kubivuga nge mbivugiye i Kigali nta kibazo kuko banasomye raporo Auditeur General ariko ngo kubireba akabyandika byitwa ikindi. Nyuma rero iyo video yo kwa Kofi 3 semaines après nibwo habaye iyo operation. Kubera iki uwo muvisi meya witwa Mukase Valentina wahoze mu komisiyo k'amatora iyo case ya Rubare Josias n'ibitaro bya Karongi ayirimo cyane kandi none ubu n'umuyobozi kandi ngoboka akabivuga mu mazina yabyo. So rero ibwo icyo pour clôturer kuri kibazo cya ngoboka abanyamakuru bakorera mu cyaro hari discipline bagomba kugira par rapport y'abakorera i Kigali. Yego natwe abakorera i Kigali nyine natwe tugomba kugira iyo tugira kuko tubana n'abantu nayo ni ngombwira konte nayira hari nyine igihe cyose iyo uguye mu bintu nk'ibyo utangira kureba ukaganira n'abagenzi ukamenya aho byapfiriye kuko hano i Kigali n'igihe mugenzi akubwira ati iyi nkuru yivemo. Yego. Ariko se ngoboka se yava mu nkuru za Karongi agakora izayo ninde se wabimubwira ubundi no jitemo oya wenda edit
yakora si za rutsiro se yo yorohewe siyo yayindi baherutse ko donc byanze iyo uri mu cyaro amahirwe chance donc urumva inkuru imwe ni wowe ugeraho uri mu karere kamwe nizo ngizi ziri muri ako nizo ukora gusa ariko hano ngewe hano ndi Kigali nshobora gukora ya Bugesera cyangwa yagira inka mu kanya nkakora y'ubuhinzi ejo nkakora yo muri ministeri ejo nkakora y'abakozi y'abaganga batari guhembwa ahantu hano muri Gasabo ibintu nk'ibyo ziri variye ariko hariya nta variete afite so rero byanze bikunze niyo mpamvu ngo yaguye muri uwo mutego yakora wenda nk'aba radio ishingiro niko yitwa isangano ishingiro ni iwacu byumva iyo kora nk'abisangano bakaba partenaire bakarere sinibizi niba karere karashatse partnership n'umuseke bikanga cyangwa se ari ngoboka wananiranye simbizi ariko nuko birangira ano rero nize nzego kameme wagira ikarita utagira ikarita umunyamakuru hamaze imyaka irenga 10 ntabwo wagombye guterura ngo ujyane mu nzererezi nicyo kintu ngiye rero mbona atari nacyo ntabwo ari ngombwa ko umuntu avuga ngo ufite ikarita ziri c'est ça bizatuma uyoberwa umuntu ubasiza cyetse yahageze uwo munsi so muri make ngayo nguko ngo nagende baraho muri icyo kigo sinzi igihe azaviramo itegeko rivuga iminsi 90 ubwo n'amezi 3 ariko nyine na nyuma n'abandi kandi ni benshi kuko abanyamakuru benshi bo mu cyaro abanyamakuru benshi bo mu cyaro nyine barakadiri baba wiyongera bakora mu turere tubiri Rusizi na Nyamasheke nta kibazo aragira ugeze kukigira hari gatoya ni nta Kiristimana Alfred wa TV1 yagiye gukavaringa mu bitaro ngira ngo nako karakantu gatoya kahise gacaho abandi mu ntara barahari bafite uko babaho hari nundi wigeze kugira ikibazo ngabo nziza Justin wirwamagana yakoreraga bwiza akajya gukavaringa mu tubari tw'inzagwa gutyo nabo ukabona ahubwo bagenzi bakari bo bamwini bavuga ati nyamara uyu muhungu azadukururira so rero umunyamakuru mu cyaro hari ka discipline ni umupartenaire w'akarere agomba gusohora inkuru bumvikanye babimenye rwose ni inama kandi ngira ngo ni nacyo ahanini Karegeya Omar Pano imaze ni uburyo bwo gutanga ibitekerezo hagamijwe kujya inama ndetse no kugira icyo bisiga muri societe ubwo ntibizagira undi bibaho ngo twumve niba byabaye Karongi twumve w'umusaza nawe yagiye mu kigo twumve wahe yagiye mu kigo oya abandi nta bibazo bakunze kugira so rero Karege sinzi niba hari ikintu wavuga gito kuri ikaya ambassador ikaya ambassador nagira ngo ngira ngo umuvugizi wa guverinoma madame Yolande Makoro yego yaryo yavuze kuri the New York Times avuga position y'u Rwanda aho ruhagaze urumva kwangwa kwa Ambasaderi ni igitotsi mu mubano w'ibihugu byombi ariko gishobora gukosorwa igihugu rikiye kideklara impamvu impamvu se ntago diplomasi subundi jya mu itangazamakuru naho yagerageje diplomasi ntago jya mu itangazamakuru hari hakorwa byinshi hakavugwa nka 5% y'ibiri babyakoze ariko ku ubirigi kwanga Karega nk'umuntu avuye Kongo nyine yaramwanze na Kongo yaramwanze nyine yirukamwe Kongo niba yaramwirukanye noneho Uganda kandi ko ubirigi nka se wa Kongo ibyo yire navugaga u Rwanda rukaba umuvandimwe wa Kongo urumva rero kandi noneho president wa Kongo yavuye mu Bubirigi so rero ntabwo icyo umwana w'imfura yanze ubwo mwisi imfura ku Rwanda kubera ko we yashyizweho n'umutoni kuko kuba president kwe Ububirigi bufitemo uruhare noneho umwana w'imfura yanze umukozi amuhaye murumuna we ubuheta none ubuheta bumusize kwa se wabo bombi byanze iyo triangle igomba kubamo ikibazo byanze bikunze kuko urumva ni nko kuvuga Ububirigi ukavuga ati umuntu Kisekedi yanze niwe mutuzaniye ariko bigaragara bishatse kuvuga iki nanone birebe bivuga ngo harimo gutinya Karega ni umuntu utinyitse muri diplomasi biramaze kwikamirika bien hari abandi bashyiraho ukagira ngo nabo umuhango gusa burya niwumva hari abandi bagiye bangwa ngira ngo sinzi nagira ngo na Stanislas Kamanzi bigeze kumwanga ahantu kera ariko donc nuvuga ngo we ngo nuko bago muri bakurandi babonaga ko yabaye prefet sous-prefet abari mu tuntu twishi bagenderaho ariko iriya ni influence ngira ngo nibyo Yolande Makoro kuri New York Times yise nka pressure ya Kongo kuri
ku Bubiligi na pressure y'abarwanya leta batavuga rumwe na leta bari mu Bubiligi kuko nabo bari banditse ariko nibaza ko ibyo byose bishobora kuba résolu amiable cyangwa se bagashaka n'undi muntu ariko icyo nzi cyo usibye amweke akantu kari positive gashobora kuvamo nuko u Rwanda rwaba rwaragira ngo rutestinge niba Ububiligi bwararakaje nibyo Tshisekedi yakoreye Karega wasanga ari test ukavugohereza ibukamwereza ati uyu muntu Tshisekedi Tshisekedi wabaye mu Bubiligi imyaka myinshi akava yaba president ko twangiye umuntu wamujyana aho yavuye ugasanga wenda biragira ariko nubundi imibanire y'u Rwanda na Congo iyo navuze ngo niyo triangle nyine hagati ibyo bihugu uko ari bitatu Ububiligi bwakolonije u Rwanda Uburundi na Congo none rero umunyarwanda ugiranye ikibazo na Congo kugira ngo yakirwe mu Bubiligi byaba pourcentage yabyo yabiri hasi cyane so bashobora kuba barumvikana cyane kuri no kurusha uko byaba ikindi gihugu yes bishobora kuba byakozwe bishobora gukorwa mu buryo bwo gutestinga kuko abambasaderi bo barahari bashobora gufata nura ahandi akaba ari ujyayo ariko kujyana yo wo Kongo yanze ubwabyo ni ikintu kirashaka kumvaho nka comment ntoya kubera ko niyo nta detail nyinshi kuko urumva guverinoma yamaze gutanga aho ihagaze nta birenze yego so Karegeya tunahirira aho ngaho kuko bonye style yawe ari uko wavuze ko uzajya uha abantu ibintu bigufi kandi birimo amasomo ya hafi bibafasha so rero nyemerera duhinira ahangaha guhina ariko YouTube Karegeya Omar Pano ifite abafatanyabikorwa arabari mu nzira dufite niucoga mu Gatsata ubu mfite Stroke Action Rwanda ni ishyirahamwe ry'abantu bafite bagize ikibazo cya stroke nayo ifitanye isano na sirimenage cyangwa ni indwara y'imitsi nabo tuzajya tugira dukorana abandi bafatanya bikorwa abandi baracyaza Rex Motors n'abandi ni karibu rero ntabwo narangiza ntabashimiye ku bufatanya bikorwa bwabo yego so rero ngira ngo nibyo ngibyo reka dushimira abafatanya bikorwa bose bafasha Karegeya Omar Pano dushimire Fils kuri kamera dushimire abadukurikiye mwakoze kubana natwe bye bye ciao ciao